Yes, Mr. Obed on the mic. Reka nze twamagane abatubuzi bari kudutuburira batwohereza ibintu kuri za WhatsApp. Hari abatubuzi benshi bari kujya ku mbuga nkoranyambaga bakoherezaho ibintu bya WhatsApp. Reba nk'uyu mutubuzi uyu, reba nk'uyu nguyu, reka mbere ku mutubuzi hano washizeho ibintu kugira ngo yibe gusa. Reba nk'uyu nguyu witwa Fisto ngo online business, ari kujya mu magurupe ya WhatsApp yarangiza agatuburira abantu. Uyu nguyu urabona ino message yanditse ngo, ino message ye yanditse amagambo menshi, hano munsi ashyiraho link. Iyi link rero iyo wibeshye ukayikandaho gutyo muri ubwo buryo ko mbikanze, utegereze nyine. Iyo wese ugakandaho muri ubwo buryo ahita akubwira ngo shiremo amazina yawe, ugahinguka ahantu hameze gutya. Koko guys, atari ukubeshya, iyi ntuze itanga iyi link itanga amafaranga 7,200 igibaho. Guys, namwe muba abantu bakuru, iyi link igibaho. Ibi byose ni scammers. Urabona hano ninjiyemo, ndagira ngo ndabure abantu banjye bari kujya gukora ibintu batazi uko bimeze. Umva, ngira ngo mbarabure neza cyane, kuko urabona ibi bintu hano ibi ari byo ngo cash out. Urabona nk'aha ngaha ngo hari amariferozi, aha ngaha ari ibiki. Iyo uje hano kuri cash out urabona neza cyane. Iyo uje hano kuri cash out ngujeho, urabona ibi byose ni ama notification yo kujya bohereza ngo wemererwa kubikura byibura ugeze amadolari 200. uri kubibona? Ariko ibi byose nkubwira ngo ni ukubeshya, ntabwo ari byo. Uriya musikama rero wohereje ibintu kuri WhatsApp, kira ngo umuntu mubereke neza atazigera yongera kubabeshya. Uyu nguyu uyu musore uyu Fisto, urabona yakuyeho ifoto ye, yitwa Fisto. Uyu musore uyu nguyu akuyeho ifoto ye, ntabwo azi ko nayifashe, ayikuyeho none ahangaha ariko yari iriho. Uyu musore urabona twandikiranye mu gitondo ngo good morning, nawe nansubiza ngo aramfasha iki. Noneho arangije arambwira ngo Fisto online, ndamubaza ati sino business correct, ngo aya mafaranga ngo 36 gute na gute. Araza hano anyandikira ibintu byinshi hano, anyohereza na ya link. Iyi link nanga kuyikandaho, ndangije ndamubaza link rero iriya byose ni scammers. Ni ukuvuga ngo yaje arayima, dore ngiyi. Akimara kuyima ngo yango ndabura abantu banye, nange ndinjiramo. Urabona ko hano ninjiyemo ngo bampa no bonus iri hano hejuru y'icyatsi, k'icyatsi ngo niyo bampaye. Noneho aho bakubeshyera ni herera, araza akakubwira ngo nyohereza. Reba hano ngo congratulations, ngira ngo kano message muri kugasoma, ngo wamaze kwiyandikisha muri iyi online business kugira ngo wemererwe kubikuza iriya bonus ngo ya 36 gaze kuri mobile money yawe. Nuko account yawe igomba kuba iriho verification. Rero ugiye kwishyura 13 kugira ngo wemererwe. Urubyumva neza? Murabyumvise? None yarangiza akazana agataguha ino code. Iyi code muyandike neza hano 119 26 iyi code iyi ngiyi muyandike neza ko yitwa Fisto. Muyandike neza iyi code, muyiripotinge ahantu hose uzayibona. Uyu ni umujura, akaguha momo pay yiwe, dore ngiyi ngiye guhita nohereza kuri Tigo bayifunge, akagusaba kwishyura amafaranga, amazina yitwa Fisto. Noneho uyu musikama rero akakubwira ngo nusoza. Noneho hano namubwira ati amafaranga ntayo mfite, mbigenze ute? Arambwira ngo ubwo nimba utayafite uzishyura ngo ubutaha nta kibazo.
ndavuga ati ko mfite bitatu se muri 13,500 ko mfite bitatu. Arambwira ngo yishyure nta ribi ngo nzamuha ibihumbi 10 ngo ninyuma kubikura. Ndavuga ati sawa, njyewe nayamuhaye kugira ngo musuzume, ndayamuha dore ngahari kiri kunyandikira ngo nyamuhe ibihumbi 10 ngahita nyamusubiza. Ndamubwira ati nta ribi, ndaza ndayamuha, maze kuyamuha mwohereza mu message ko nayamwishyuye dore ngaye. Kuko urayibona hari ikindi kintu yigeze ambwira, yaje ansaba amazina yanjye yombi. Umva guys, ibi bintu ntimuzigere mubitanga habe na gato. Amazina yawe yombi, email wakoresheje, ngo nambaye ngo yawe ya mobile money, ngo ifoto yawe ngufi, ngo namba yawe y'irangamuntu, ngo amazina ngo abaruyeho, ibintu uzigera ubimuha. Hari igihe abari abanyabyaha bashaka kugira ngo babone aho begekaho ibyaha. Dore naje muhereza nyine ibyanjye bitari byo, ndabimuha. Arangije aragemera ngo oke muha ifoto yanjye pe yari yayinsabye. Noneho tugeze ahangaha rero byagenze ute, yakomeje ndamutegereza, aranambwira ngo ndebanga amavideo, ndayareba. Noneho kujya kwereka ko iyo business ari old, ahita aza kugukorera akakanaka ko kukubeshya kagasikama. Yamara kukagukorera ugakomeza, agahita rero agukubita icyo bita ingingo yo kugira ngo akwibe neza. Agahita aza hano ngo usigaje ngo gukora deposit ngo ya 13,500 ngo nimba amaze kwishyura 13,500 ngo deposit ngizi ngiya mbere, ngo nukora deposit ngo kuri ngo 15 urabikura 36 ngo kuri ngo 20,150 ngo kuri ayo mafaranga guys ntabwo abaho. Ni gute wabitsa 25 bakaguha 250 nubwo yaba ari iki? Ntabwo ibi bintu bibaho nubwo aba ari company ifite amafaranga. Aha rero nibwo namubwira ati ndakuripotinga da, ibi ngibi wazamara abanyarwanda biba. Nangije rero ndabimubwira guys, ngira ngo ibi ngibi iki gita ngo business mu gikatire burundu. Murumva, mu gikatire burundu. Iyi ntabwo ari business iyi. Ubu ni ubujura, nongereho ngo ni ubujura. Reka nze umuntu wese wabonye ino link, wabonye bino bintu, umva, umuntu wese ubonye ibi bintu, iyi link ngo ya money is in, iyi link umva ni ubujura, nongereho ati ni ubujura bw'ubujura. Urabibona aha ninjiyemo kugira ngo abantu bose ngende mbibereka. Umuntu wese utarayibona musharinga ino video abibone. None ibaze ngo numiwe cyane njyewe numiwe. N'umujura nemeye mbijyamo kugira ngo ndabura abantu nyarwanda, hatazagira umunyarwanda wongera kwibwa ngo iki. Cyabikoze uyu muntu ngiye kumuripotinga kuri RIB, muripotinga ahantu henshi, nabarabura.